ngewe nshaka gusobanurira abantu baduteza amatwi bazanagomeza no kudutega amatwi bajye bakurikirana ibiganiro byacu cyane kuko ushobora kuzasobanukirwa ibyo utaruzi sindi mukuru ariko mfite ubwenge buva hehe buva ku Mana no kuvuga ngo nubona umuntu yabaye mayibo sibyo mbere yo kuvuga ngo uyu muntu yabaye mayibo jya ubanza umenye avukaye ise ninde amateka yaranze se nayahe amateka yaranze nyina nayahe aho kugira ngo urenganye ubonye ako kanya banza urenganye ahagira ute aho aturuka ahavuka se na nyina bagira ute bamubyara ntabwo arega ntukambwire ngo ubuso uyu mwanya wahita wambura iyo pantaro ugahita usara hari ikigutera kugira ute hari ikintu kibanza kugutera gusara rero uburere niyo mpamvu buruta ubuvuka yurezwe nabi ubaho nabi yurezwe neza ubaho neza uranyumva neza hari ibintu bibiri ugomba gufata gutya umwana wavutse wabo bakize umwana wavutse wabo bakize akabura uburere nujya kumureba ku mubiri uzasanga ku mubiri akize ariko nujya kumva ibimuvamo ku mutima biba byararangiye yarangiritse ku mutima yarangiritse turumvikana abo ntago ujye ubabona barahari pe noneho hari n'undi uzabona wavutse wabo bakennye ariko afite uburere bene uwo ejo nujya no kureba nujya no gukora research uzasanga nuhura n'abantu kenshi uzasanga abo barabaye iki barabaye abakire aricyo cya kindi cyitwa ngo uburere buruta ubuvuke nuvuga ngo iyo ufite uburere bwiza warahawe discipline nziza ubasha no gukora ukiteza imbere ibyo ubonye ukabasha kubimanaginga kubera ko wabonye iki wabonye uburere waba uri gusobanukirwa ntabwo ndi gusobanukirwa kandi maze kunogaho okay nimwe tumaze kunoga rero dusoza mbere yuko dusoza reka mbanze nibutse abadukurikiye yuko ku kibazo wari wambaye kudatera imbere k'umuntu gushingiye kuri fagiteri nyinshi ariko iz'ingenzi nagerageje gutanga iyo tubanje kuvugaho uyu munsi numvishe wibanze ku burere ku burere icyo nicyo kintu cyambere gishobora kuba izingiro ry'ubukene butuma ushobora gukora ntutera imbere wanatera imbere ugasubira inyuma fagite ya mbere tubonye icya mbere nuko twahawe ubwenge burahari ariko ushobora kuba ufite ubwenge ariko ubwo bwenge wabuhawe buvuye ku Mana binyuze he biciye mu babyeyi batubyaye none nicyo ariko nkagaruka mvuga ngo ushobora kuba ufite ubwenge wabura uburere ukiyahuza ibiyobyabwenge ukaba umutinganyi ukaba umukinnyi w'amafilime y'urukozasoni urimo urabyumva ni ukuvuga ngo ibyo byose bihera hehe mu muryango ufite umuryango mubi nizere ko nta muntu muzima yewe reka ngukosore reka ngiye ngukosore urabivuga nabi ubundi hari ibintu mwitiranye cyangwa se wori kwitiranye hari ikintu cyitwa ubwenge nta kiguzi cyabwo kibaho ubwenge ni ikintu gikorwa direct ku Mana n'umuntu sibyo hanyuma abantu ni connective hagati y'Imana n'umuntu noneho abantu bakamenya ko uwo muntu ashobora kuba afite ubwenge buva ku Mana yavutse uragomba uvuke numara kuvuka ariko ntabwo umuntu ahabwa ubwenge yavutse ahubwo umuntu ahabwa ubwenge akiri mu nda y'ababyeyi bacu aho ndani niho bihera noneho iyo bakigusama burya Imana yihita ubwenge baba bwamaze kuba systeme yikoze n'ubwenge ni uko uzi ko hari abantu bishukaga ko umuntu atangira kumenya ubwenge ari uko yabyawe noneho ngakuze amaze uko bimeze ubwenge buva ku Mana Bibiliya iravuga ngo icyambere buraboneye yego uranyumva neza ubundi ikintu kiboneye icyambere bugize ute buraboneye ni ikintu gitunganye kitanduye kidafite umwanda icyo ngicyo tuba twaramaze kugihabwa Imana ni nkuru haleluya noneho hari ikindi cyitwa iyo umuntu amaze gukura cyitwa ubumenyi yego ubumenyi bwo turabuvoma
ubumenyi bwo tugira ute turabuvoma. none icyo nashaka gukosora rero wowe bashaka gufata ubwenge n'ubumenyi ukagira ute ukabivanga. Umuntu ashobora kugira ubumenyi urumva ashobora kugira ubumenyi ariko bwa bwenge buva ku Mana ntamenye kuburinganiza n'ubumenyi bwe, ugasanga ubumenyi kimwe kishe ikindi. Nuvuga ngo ikiri principal kurusha ibindi ni bwa bwenge buva hehe buva ku Mana, nibwo bushyira ubumenyi. Ntago wavuze ngo uri professeur cyane, none se professeur wemera ko ari ubumenyi cyangwa n'ubwenge? Icyo utanga bura n'ubumenyi ntanga, n'ubumenyi utanga, n'ubumenyi mpabana, n'ubumenyi none se ubaha ubwenge, ubwenge barabusanga ngo. Urakoze cyane, dusoza ikiganiro ntagire n'ibindi wongera kumbaza. Njyewe mpamya ko ibyo bintu nibyo dukwiye gutandukanya. Ariko nuvuga ngo uyu ufite ubumenyi udafite ubwenge uba inshoberamahanga mu bantu, sibyo? Ariko icyo nakugarukiraho ni iki ngiki, si uko njye nawe ushobora kuba ibyo umbwira ndabyumva ariko n'abadukurikiye bashobora kuba bari babizi ukundi bitandukanye. Rero wowe udukurikiye banza utandukanye ibi bintu uko ari bitatu, sibyo? Yego, ukwiriye kubanza kumenya impamvu ushobora kubukora ntutere imbere. Ese niki kibitera? Icya mbere niki kibitera? Banza urebe aho ukomoka, banza urebe papa wawe, banza urebe mama wawe, noneho banza urebe numara kubabona uhita urenga bo urebe nabo aho bakomoka, ubigarure uhita wisanisha n'ikibazo ufite cyo kuba ibyo utunze nta musaruro cyangwa kuba uriho nta terambere bikumariye, ndetse n'abo ubyaye igisubizo kikaba ari uko wabyaye gusa, ariko nta kindi ubona, nta kindi byunguye. Noneho umenye niki, umenye ko ubwenge, uranyumva neza, ubwenge n'ubumenyi ni ibintu umuntu yamaze gukura asabwa kuringaniza neza kugira ngo abe icyo agomba kuba cyo mu gihe kizaza. Igikuru muri ibyo byose ugomba kumenya ko ubwenge buva ku Mana ari bwo bukuru. Ubumenyi ni ubugufasha kuba muri iyi si. Iyo wapuritse ubumenyi ugasiga ubwenge buva ku Mana uba wakishe. Ni ibintu byose bigomba kugenda, ni ibintu bigendana. Bigendana. Niba ushaka gutunga amafaranga rero banza umenye ibyo bintu, umenye uburyo ugomba kubiringanizamo. Yego, nubona papa wawe mu nzira z'ubushobozi bw'amafaranga cyangwa mu mubyirukire yawe cyangwa uko wagiye ukura ureba iwanyu system uko yari imeze, wowe gerageza ugire ibyo uhindura. Uvuga ati nakuze papa ajya mu kabari ariko sinshaka kuzaba nkawe, njye sinjya mu kabari. Wakuze iso acuragura ariko ntushaka kuzaba nkawe. Yes, ubihindure. Ayo mateka mabi uyahindure. Igihe amateka mabi adahinduka biragoye ko wagira umurongo. Uranyumva Bosco? Igihe amateka mabi yaranze umuryango wanyu atarahinduka biragoye ko nawe uzaguma kuri iyo nivo. Yes, kandi uzayigiriraho imyaka 50 upfe nkuko papa wawe yapfuye, upfe nkuko sogokuru wawe yapfuye, upfe nkuko sogokuruza wawe yapfuye. Buriya ibintu by'imiryango biradukurikirana kuko uri mwene kanaka, sibyo? Uwo witirira ngo ni mwene kanaka nawe afite aho yagiye akomoka, uwo wundi nawe afite ibisekuru agenda akomoka. Rero ikintu cya mbere kugira ngo dutunge cyangwa ibyo dufite tubigumane, yego, dukwiriye kumenya ibyo bintu ko ari bitatu. Ukwiye kumenya aho uvuka, uburere wahawe, ubwenge ufite n'ubumenyi. Ibyo bintu wamara kubihuza ukagira ibyo uha agaciro, ukagira ibyo wangamo, ibibi ukabyanga, ibyiza akaba ari byo ushimikiramo. None umutwe ukagiramo ngo nge nshaka kugira ute kubona impinduka. Niba iwanyu baravutse bakennye ntunyurwe n'ubukene bw'iwanyu, sibyo? Niba baravutse watigurira inkweto ntumve ko nawe kuba utambaye inkweto ntacyo bigize ute bitwaye. Uzi ko ari umuntu uvuka iwabo batambara inkweto nawe yabyara kumva ko nge nakuze. Bakunzi bari baduteze amatwi, ni ikiganiro va muri karande mbi. Muzajya mukurikirana kuri YouTube, andikamo ngo turwanye karande mbi, wongere ijambo ryitwa TV kugira ngo bibe video ujye ubasha kubikurikirana buri munsi. Twaje turahari, tuzatubaha ibiganiro mukeneye.
ariko ntibagirwe gukanda subscribe. Ariko icyo nshaka kukubwira mbere yuko the closing iyi session zacu, ndagira ngo mbwire cyangwa se nawe nkwibarize aka kabazo. Nk'umuntu ufite ubwenge yakuye ko witeka, yego, akagira bwa bumenyi yahawe wenda na society cyangwa n'ababyeyi, ariko na n'ubu akaba adashobora gutera imbere. Rimwe na rimwe abo bantu iyo uhuye nabo hari igihe bagumye bitwaza ngo ni imyuka mibi. Yego, ndagira ngo ufashe abadukurikiye. Nk'uyu muntu ufite iki kibazo wamumarira iki nkawe mukozi w'Imana? imyuka mibi afite ya mbere ni iy'iwabo. Wanyumvise neza? Ni iy'iwabo. None se niba yaravutse se ajya gucuragura, ubwo nibyo bikimukurikirana. none arabanza yange umwuka wabasese, kandi se niyo maraso ye. Urumva? Ni ukuvuga ngo ubwo bimugenda mu maraso umubiri wose. none icyo nashaka kukubaza, none se niba se yaravuye gucuragura agahita aza nyine nk'umugabo mu cyubahiro cye, agahita atera inda, ubwo se urumva ayo maraso ameze ute? Si amaraso aho yaravuye nk'inkumva? ni habi cyane, ni habi cyane. nk'uyu muntu rero aba bantu bitiranya ngo kuba ubukene ni umwuka, ni umwuka wa karande. ni umwuka. Yes, ubukene bushobora kuba umwuka wa karande dushingiye ku nkomoko, bikagukurikirana. Ariko abantu be guhita bafata ubukene bafite nonaha ngo bahite babuhuza kuba ngo bihuze n'amateka y'abaranze n'imyuka, oya, cyangwa ngahita bihuza we n'imyuka mibi yigendera. We nuvuga ngo afata ibintu bitari ibye atangira byiyitirira, ahubwo akwiriye gufata ibiribye. Ibiribye arabibwirwa n'iki? Arabibwirwa n'amateka. Ibyo by'amateka aba ari byo yiyitirira. Namara kubyiyitirira akuremo ikibi kirimo agisige, akomezanye n'amateka meza. Biragoye ko kuba so papa we niba ataratunze inoti ya 5, urumva, niba ataratunze inoti ya 5, wiyumvise ko utazayitunga. none wowe ukuriye kwiyumvisha ko uzatunga miliyari. Nubwo bwose yatunze atigeze atunga iyo note ya 5, wowe mu mutwe wawe wowe ntibikubatemo, ntibigufunge ko uzahora kuri iyo nivo so yahoze uyambura iyo ngoye. Ariko kuyiyambura urabanza umenye papa yari afite iki. Niba ntacyo yari afite, menya imbaraga ukubita. Yego, sibyo? Niba hari ibyo yari afite, ubwo nawe usa nyine nk'umuntu, usa nk'umuntu umeze nk'ibyo se yaragize ute yari afite. Rega bivutse wanyu bari smart nawe kuri smart.